Bwana Jean Paul Samputu, Dr Omar Bizuru, Madame Assumpta Mugiraneza, Madame Glorieuse Bazigaga, Bwana Alphonse Bakusi na Madame Eminante Mugabushaka ni abatumire b'ingirikwiye baraganira ku makimbirane yo mu gihugu cya Israel. Iyi ni Ingirikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga no mu tundi duce tw'isi mu mateka ariko no muri ibi bihe. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage ba Israeli kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Abatumire baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Dr Omar Halfan Bizuru, impuguke mu byerekeye uburasirazuba bwo hagati, Madame Glorieuse Bazigaga, umuyobozi wa International Alert mu Rwanda no mu Burundi, Madame Assumpta Mugiraneza, impuguke mu by'imibanire y'abantu, Bwana Jean Paul Samputu, umuhanzi mpuzamahanga w'umunyarwanda, Bwana Alphonse Bakusi, impuguke mu gukemura amakimbirane, Madame Eminante Mugabushaka, umunyamakuru kuri radio Isango Star. Tubahaye ikaze mwese muri iki kiganiro. Ubwo yashyirwagaho mu mwaka w'igihumbi 1948 ku butaka butumvikanwaho bwa Palestina, Israeli yijeje abayahudi bo hirya no hino ku isi kwizababera igihugu cy'amahoro kandi gitemba amata n'ubuki. Nyamara kuva cyabona ubwigenge cyakomeje kurwana intambara nyinshi n'ibihugu by'Abarabu batakishimiye kimwe n'imitwe y'abarwanyi b'Abanyapalestina. Nyuma y'imyaka myinshi bashyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, muri iki gihe isi yemwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragenda barushaho kunenga politiki ya Israeli ku Banyapalestina. Ese byaba byaragenze bite kugira ngo Israeli irinde igeraho? Nyuma Jenoside y'Abayahudi yakozwe n'Abanazi igahitana hafi miliyoni 3 z'Abayahudi mu Burayi, habayeho igitutu kugira ngo hemezwe kandi hashyirweho leta y'Abayahudi yakwakira Abayahudi bari batatanye hirya no hino ku isi. Mu mwaka w'igihumbi 1948 Israeli yatangaje ko yigenga hakurikijwe icyemezo cya ONU cyo kugabanya Palestina mo kabiri. Igice kinini cy'amateka y'aka gace cyaranzwe n'intambara hagati y'Abanya-Israeli n'Abanya-Palestina ku ruhande rumwe no hagati ya Israeli n'abaturanyi bayo b'Abarabu ku rundi ruhande, harimo intambara zikaze zayogoje akarere n'izindi zoroheje zirimo ibitero byo muri Libani na Gaza. Igihugu cya Israeli cyahoze ari intangarugero, ubu nicyo gishyigikiye kwihemura ku baturage muri rusange mu turere kigenzura, maze kigakoresha ingufu za gisirikare ku bantu kirusha imbaraga. Abanyepalestina bo mu gace ka West Bank n'abo mu burasirazuba bwa Yerusalemu bakoronijwe n'Abanya-Israeli kuva mu mwaka w'igihumbi 1967. Amacumbi Israeli yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga muri West Bank atuyemo abantu bagera mu 500,000. Kuva leta ya Israeli yashingwa, ba minisitiri b'intebe bayo bakunze kuvuga ko ibyaha by'intambara Abayahudi bakorewe n'Abanazi ari byo bituma Israeli kandi Abanyapalestina n'Abarabu muri rusange. Ko ari inshingano zabo gukumira ko habaho indi Jenoside yakorerwa Abayahudi. Cyakora kuba bahorana ubwoba, indorerezi mpuzamahanga zisanga ari uburyo bwo kwirinda ko wahuye n'ihungabana. Abandi bakabibonamo urwitwazo rwo kwikomereza gahunda yo kwagura ubutaka. None se ni gute kimwe cyatandukana n'ikindi? Tumaze kureba aya mashusho atugaragariza amateka ya Israeli, atugaragariza n'ukuntu kiriya gihugu cyagiye mu makimbirane. Nagira ngo buri wese nk'umuntu ku giti cye tubwire mu nteruro imwe, duhereye kuri Dr Mazuru, atubwire icyo yumva cyamukoze ku mutima. Kutoroherana akenshi kwagiye kuranga impande zombi, yaba Abisirayeli cyangwa se Abapalestina, hagiye haba kutoroherana bigaragaza ko kugira ku mwanzuro w'umuti bitoroshye. Biragaragara ko kugira ngo umutekano ubeho hakoreshwa ingufu nyinshi n'abantu ugasanga iteka barahanganye. Birangoye kubera yuko ijambo rya mbere ryatangiye rivuga yuko Israeli yaba yarabayeho kubera iriya Jenoside bari bacitse, ntabwo nge bari ibintu nemeranya nabyo. Yego. Ikibabaje umuntu yitwara akurikije
uko ibyo wahuye nabyo mu myaka ishize cyangwa agahinda, umujinya, ugerageza kwitwara ukurikije ibyo bintu. Nyarabakosi icyo mbonamo ni akaga kiriya ntambara nyimara abantu kandi ubona nta nzira ihari ya bugufi yo kuyirangiza. Kwirinda kw'Abayisiraheli urebera muri ruriya ruzitiro, ni uruzitiro ubona mu mashusho, ariko nagize amahirwe yo kuhagera. Ibintu byose bihari ni ibimenyetso by'amakenga n'ubwoba no guhora biteguye intambara, kikaba ari ikintu gikomeye. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turarebera hamwe bimwe mu bigize ruriya ruhererekane byagaragaye mu makimbirane hagati ya Israeli n'Abanyapalestina, ariko mbere yaho tubanze turebe iyi filime ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari kwisonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima, kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kubaho ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Israel ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, dukeneye kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Israel yinjiye mu bibazo irimo muri iki gihe. Mwabonye kariya film kagaruka ku ruhererekane rw'ibintu bishobora kuganisha ku bugizi bwa nabi, ndetse iyo hivanze muri intambara hagashobora kuba habaho na jenoside. Murebye amateka y'u Rwanda mukareba ibiba muri Israel, murabona hari isano ihari bwana Bakusi? Hariho gupfa kw'abantu mu bwinshi muri ziriya nce z'isi, kandi ukabona ko zihanganisha impande. Mu Rwanda rero naho iyo uhagarutse urasanga habaye intagondwa zabo tuzica abatutsi. So ibyo ni ibice. Icya kabiri ukabona ko birimo umurindi n'imbaga bifite ikintu nakwita imbaraga ideologike ziba zibiherekeje, ziva ku bintu byinshi abantu baguma baganiraho. Madame, iyo ndebye Israel yaba muri ibi tumaze kubona cyangwa se mu byo nagize amahirwe yo kwigaho, ngewe mbona Israel hari ibintu ishobora kuzagenda isobanurira u Rwanda, wenda u Rwanda rwo rukagira amahirwe yo kutanyura muri iyo nzira. Hari ukuba kugira ibyago, ariko ababireba bari hirya batari muri ibyo byago ntibakumva iteka. Hari gusa naho uri wenyine mu gukemura ibikurikira icyo cyago cya jenoside. Ari nayo mpamvu se bituma Israel yifata uko yifashe? Yifashe uko yifashe kubera ko nkeka ko amateka yayo arimo ibibazo ubwabyo bibangamiye Abayisiraheli, ariko nkanemeza yuko urenze ibyo bibazo byabo bwite nk'Abayisiraheli, uretse ko bose atari n'abacikacumu ba jenoside tubyumvikaneho, hari nuko nkeka ko isi ifite ukuntu ireba Israel
itayumva iteka kandi inayisaba ibirenze ibyo twagasabye rubanda turaza kubigarukaho. isano yo ntawayihakana yo irigaragaza. isano y'ibiba muri Israel bifite aho bihuriye n'ibyabaye mu Rwanda nk'uko amateka agenda bigaragaza, kuko nk'uko bakuze bivuze muri Israel harimo ibice bikomeye bitumvikana, ari nabyo byagiye bigaragara mu Rwanda. Igice cy'abahutu b'intagondwa batari n'abahutu bose nabo bagiye bakora icyo yisi ideology, iyo ngengabitekerezo isa nkaho ariyo yatugejeje ku byo twagezeho muri jenoside. Nyemerere ninjya gusubiza icyo mbajije nsubire inyuma kuri Israel. Israel mwabivuze n'usubire inyuma cyane ndakugarura hafi. Ni igihugu gishya ariko kirimo abantu batari bake barokotse jenoside. Uyu munsi bafite n'abuzukuru n'abuzukuruza bari bakorewe umugambi wo gutsembwa. Yego. Icyambere gituma yitwara kuriya no kurwana kukubaho kwa. Yego. Ibeho nk'igihugu ko hari n'abatacyemera nk'igihugu. Babeho nk'ishyanga yari ryagenewe gutsembwa ntirizongere kubaho. Mu masano no mu Rwanda ibyo biriho. Kuko Israel iyo ugiye kureba mu mateka si ibintu byabaye gutya gahe gatoya. Ni ibintu byafashe igihe kirekire n'abatutsi bishwe guhera kera. Abateguye umugambi wo kwica abatutsi bari bagennye ko babazimya ntibazongere kubaho. Iyo ni isano. Isano ni uko ari ibihugu bibiri byahuye na jenoside muri iki kinyejana, ariko ibitandukanye u Rwanda na Israel ni byinshi cyane, kubera yuko abajuifu bakorewe jenoside mu gihugu cyakure cyaho batuye uyu munsi ntabwo bagituranye nabo n'ababakoreye jenoside, batuye ukwabo, kandi noneho iriya myitwarire ituruka cyane cyane uko wumva bari menasi, bumva buri gihe hari abatabemerera ko babaho. Ntabwo nemera ko ariyo myitwarire myiza, nuko gusa batari babona igisubizo cyiza cyasimbura ingufu za gisirikare mu gukemura ikibazo bafite cy'amakimbirane. Ni nabyo turi bugarukeho mu kanya mu gice kigiye gukurikiraho dusesengura insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Kimwe mu bibazo by'ingutu mu gihugu cya Israel ni uko ihohoterwa ryo mu gihe cyashize na jenoside yo mu ntambara ya kabiri y'isi byaremye ubwoba bukaze n'ibikomere by'imitima bitakize. Buri kintu cyose kigaragaye nk'icyatuma abayahudi bongera guterwa gituma bahita ko bakora ubugizi bwa nabi bwo kwirengera kenshi burenze uburemere bw'ikibazo. Turasesengura iyi nsanganyamatsiko y'ibikomere by'umutima bitakize mu kanya gato, ariko mureke tubanze turebe uburyo ibikomere bitakize byaganishije abantu mu bugizi bwa nabi mu mateka y'isi. Akenshi urugomo ruterwa n'ubwoba buturuka ku bikomere by'umutima bitakize bikurikirana abantu mu bitekerezo. Ibyo bikomere n'ingaruka z'ihohoterwa n'ubugizi bwa nabi byibasiye abantu cyangwa imiryango y'abantu mu bihe byashize. Ibikomere bitakize ni ibintu itsinda ry'abantu banyuzemo bigatuma rihungabana ariko ntibibonerwe umuti. Mu Budage byatewe no gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi Abadage batigeze bibagirwa, ndetse no kuba barabonaga nk'agasuzuguro uburyo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Hiyongeyeho guhozwa ku nkeke yo gusana ibyangirijwe n'intambara mu gihe isi yose yari yugarijwe n'ubukene. Muri Camboge ibikomere byatewe no kuba bagashaka buhake n'ibikomerezwa bari bafatanyije banyunyuza imitsi y'abaturage. Naho mu cyahoze ari Yugoslavia ibikomere by'Abanyaserbiya byatewe n'intambara ya kabiri y'isi. Impamvu akaba ari uko Repubulika ya Croatia yishyize hamwe n'Abadage igatsemba ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyaserbiya. Muri Israel ibikomere by'imitima bitakize byazanywe n'amateka maremare y'itotezwa ryaje kugeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Mu gihe cy'imyaka 6 abanazi b'Abadage bishe abayahudi bagera kuri miliyoni 6. Iyo ntambara yarangiye 2/3 by'abayahudi b'i Burayi bishwe. Ibikomere bitakize byigaragaza bite? Mwabibonye mute muri Israel? Bigaragara bite mu Rwanda? Ariko nagira ngo mbabimburire mbabaza ikibazo kimwe. Uramutse ubonye ushaka, hari umuntu ushaka kugusubiza mu bihe wanyuzemo bibi, wabyifata mute? Jean Paul. Ntabwo nanamwemerera kuko ubwo barije jewe nakubwira uko nitwaye ku muntu wampemukiye. Yego. Ibyo nabikubwira ni byiza kugera ukabimbaza ndabikubwira. Ariko
mu by'ukuri ntushobora kwemerera umuntu ushaka gusubiza mu mateka mabi. icya mbere nabanza nkamubwira ko uko byagenze mbere atari ko biri bugende, hamwe ntongera utekereze neza. Makusi, wansubiza mu kaga ni inzira ebyiri. Niba mfite imbaraga ndamuhangara, niba ntazo mfite ndamuhunga. umuhangara ute Kumuhangara umuhangara umuntu kwaje burya ivu kwaje, niba aje ari wo muvugana ubwo mujya impaka ukanga ikiba gusubizamo, niba ruje afite noneho intwara aje gusubiza hirya y'igihugu ubwo nawe ukoresha izinduka ukanga. we nk'umuntu hari ibyo wakora, ariko ngira ikibazo cyo gutandukanya umuntu ku giti cye n'umuntu mu muryango abarimo. nkakeka rero ko icyo ni ikibazo kibazwa umuntu, ariko igisubizo kikaza gishyiramo na reka duhere ku muntu ku giti cye, nkawe ku giti cyawe. umuntu ku giti cye, iyo umuntu yabonye, bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo inkoni ikubise mu cyewe uyirenza urugo. njyewe nkeka yuko umuntu uzana ibibazo nk'ibyo twavuyemo ntabwo ari umuntu uzinduka umunsi umwe ngo abirangize, ni inyubako ndende ngira ngo tumaze iminsi tubiganiraho. icyo gihe rero umenya ahubwo kubona ibimenyetso bishobora gutuma wa muntu agerageza kongera kubaka cya kintu wowe urwana nacyo gisenya, ugahita umubwira uti narabirahiye n'indahiro ibyo ntibizonye. mu kiraro turavuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. So bivuga ngo aje akantungura nakora nk'abakusi nakwitabara, ariko atantunguye hakaba hari za elema zigaragaza ngo agiye kuza. Jewe kubera ko nkunze gukoresha diplomasi, nashaka uburyo duhora tukaganira, nabona je nawe bitari bushoboke ashaka umuhuza, noneho uwo muhuza byananirana, urumva kiba ari ikintu. Ubundi buriya muri relation internationale twavuze mu mibanire mpuzamahanga, ariko reka ubanze nabonye agukurikira cyane. urumvikana nawe? ndumvikana nawe, biterwa koko nuko umuntu aje. iyo ubona umuntu aje azanye kugukotora cyangwa se harimo violence, icyo gihe ushaka no gufasha kugira ngo wikingire. Yego, ugomba kwikingira kugira ngo atagukotora. nawe ukamukocora? Oya, biranashoboka, ariko mu bumuntu birashoboka, ariko mu gihe kirekire ugomba kwirinda iyo myitwarire, kuko mu gihe kirekire niba umukocoye uyu munsi nawe azawukocora n'ejo bundi nawe agukocore gutyo ku buryo bitazashira. Yenda mu mizo ya mbere koko umuntu akwatatse ugira reaction yo kugira ngo witabare, ariko mu gihe kirekire, mu gihe gikurikiyeho ugomba gushaka amastrategie akemura cya kindi gituma ahora afite iyo myumvire yo kukwendereza.